guhindura noneho ryayerekwa mu bikorwa biri tangible kiriwe gusiyerekwa wumva ngo niyerekwa noneho rikurimo rigahinduka pratique noneho ukabizana mu buzima busanzwe ugatangira tuvuge nimba njyewe ndi umuririmbyi sibyo mba numva nshaka kuririmba noneho mbikure muri ryayerekwa ryo kumva mbikeneye mbikore ubikora uririmba ni ukuvuga ngo yemeye gufata risk iyo ari yo yose uranabona ko atashitseyo bagiye gushitsa b'inyuma barimwo ba Yosuwa ariko nta kintu cyari kimuciye intege cyotuma abitinya yagiye guhangana na Farawo atabishoboye nta gisirikare yari afite nta mafaranga yari afite nta kindi kintu ubona yari yishindikirijeho ariko icyo yari afite iwe yari yamaze gutahura amenya ko ubwoko bw'Imana butotejwe bakorera ibihembo abo ngabo bazabananirwa ariko umuntu ukora ikintu ntacyo akitezemo urabyumva kwa kundi ba Daniel bari kubavuga ngo Imana ibasha kudukiza kurumva ariko nawe utadukiza ntabwo tuza gusenga kino gishushanyo umuntu wamaze kuba determine kuriya ibyo niyerekwa yari afite iyerekwa ryabo uburyo bumvaga bagomba gukorera Imana bari barayitahuye bari biteze gukorera Imana zoroshe cyangwa bigoye. Hello guys, amakuru mumeze gute? Murakomeye aho muherereye? Turabasuje cyane tubifuriza ibihe byiza kuri uno munsi, abari mu ijoro mugira ibihe byiza, abari ku manywa naho umunsi mwiza. Rero turagarutse hahandi kuri channel yacu, kuri channel yanyu, kugira ngo twongere kandi duhane ibintu by'ubwenge bitwubaka muri ubu buzima turimo. Ikindi ndashimira cyane abantu bakomeje kunyereka inkunga, bakomeje kunteza imbere, bakomeje kunyereka ko banshigikiye, abantu banshigikiza subscribe, abantu bari kwiyabona. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mwinshi cyane. N'abatarabikora ntacyo bisaba, ni urukundo gusa, ni ugushigikirana. Wabikora wankandiraho, wapartaja ibiganiro dutanga kugira ngo bigere kuri benshi. Hari igihe ikiganiro gishobora kugufasha wagiheza na mugenzi wawe kigahita kimufasha, gutyo tukomeje kubihanahana, bigatuma nanjye ukora ibyo biganiro bimpa imbaraga zo kugira ngo n'ubundi nkomeze nshake ibindi byinshi. Rero turabakiriye cyane ngo muze tubane muri uyu mwanya, mukomeze mutwereke urukundo n'ubw'ingirakamaro mu buzima bw'umuntu. Na Yesu yaravuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukuvuga ngo ubwacu na tire zacu turikunda, ariko Yesu yadusabye ko dukundana. Yesu yadusabye ko dukunda bagenzi bacu. Rero muri rwa rukundo mukomeze mutwereke inkunga yanyu, mudushigikire, muzaba mukoze. Rero tubane muri uyu mwanya, Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Turagarutse dufite umutumirwa wacu duhorana hano, ni umusangwa kuri iyi channel, kandi turamushimira cyane. Ibyo aduha ni ibintu by'ubwenge, ni ibintu byubaka, ni ibintu bifasha muri ubu buzima turimo, ni ibintu bifasha. Rero turakwakiriye cyane. Murakoze n'amakuru wahageze. Urakaza rwose. Mugize neza. Kindi tugushimira cyane uburyo tugaragariza urukundo mu kutwitaba iyo tugukeneye, turakubona. Turashima kutazurambirwa. Nta kibazo cyo kurambirwa, bavuze icyo bitera ntimuragikora. Igihe kitarakorwa ntacyo turahari. Murakoze cyane, turakwakiriye kugira ngo wisanzure, wisange, uduhe ibintu by'ubwenge. Nibyo tuba dukeneye buriya mu buzima. Abantu bakeneye ibintu byubaka.
nubwo hariho abahagurutse kubwo gusenya ibintu kubwo gusenya abantu kubwo gusenya imitima y'abantu ariko hakenewe n'abaza bakayisana bagasana ya mitima ibintu bigakomeza bikagenda neza rero turakwakiriye karibu uramutse abakunzi bacu. Murakoze cyane ikaze mutazamusiga kuduha igihe cyose tugeze hano nabyo turabibashimira. Rero turamukije inshuti zanyu ziza zibakurikirana kuri iyi channel yanyu ya Express Bar Official. Bana mwijwe ikomeze ibagiriye neza cyane baduhere umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma nze kugusaba usenge twinjira mu kiganiro. Sawa nta kibazo reka dusenge. Umutumirwa uriya niwe uzusenga ariko nta kibazo reka n'umusangwa yosenga. Igikuru ni uko dusenga kugira ngo Imana ikomeze ibibemwo ibane natwe. Rero reka dusenge. Mana tuguhaye icubahiro turagushimiye cyane kubw'uyu munsi wa none uduhaye watugiriye neza watubyukije amahoro icubahiro n'icawe. Tukweretse uyu mwanya muri iki kiganiro tugiye kubamo twemerere ubane natwe ubwenge bw'ijuru bube muri twebwe tumurikire ubwiza bwawe bugaragare mwami. Ikiganiro tugiye gukora kizafashe imitima ya benshi kizubake benshi abantu bakomeze bumve ubuzima muri bo bivuye mu biganiro tubaha. Mwami Yesu dushoboze tubashishe uyu mwanya rero ngwino ube hagati muri twe ibyo tugiye gutanga bibe ibitanga ubuzima bibe ibifite akamaro ku buzima bw'abantu. Urakoze mwami bana natwe amen. Amen. Ego karibu cyane rero narimbaye nkaho anje ubaye umutumirwa kubera ko isumbwira ngo nsenge nari ntegereje ngo ndebe ibyo ugiye kumpa kugira ngo mbivugeho. Rero ndakwakiriye cyane reka tubane muri iki kiganiro. Uyu munsi bushize twavuze kuri uburyo umuntu amenya identite yiwe hanyuma akamenya icyerekezo ciwe akongera akamenya misiyo yiwe akamenya icyo yaremewe gukora cyangwa se icyo Imana imuhamagarira gukora akamenya icyerekezo agomba guha kugira ngo akore neza ibyo Imana yamuhamagariye gukora. Hanyuma uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku ntambwe zigaragaza icyerekezo. Se ni izihe ntambwe umuntu atera kugira ngo abe ari mu cyerekezo cy'ubuzima bwiwe? Ni iki kiranga icyerekezo ko umuntu ahagaze neza mu cyerekezo cy'ubuzima bwiwe? Rero turashaka yuko dusobanurira ibyo bintu tubane muri uyu mwanya utwigishe uduhaye mu masomo. Karibu cyane. Murakoze cyane. Uyu munsi kongeye kandi nanone kubashimira ko mwasubiye kudutumira kugira ngo tuze kuganiriza inshuti zanyu. Ariko kandi buriya ibyo dukora kenshi bija gufasha abandi ariko ari twe bihereyeho. Kandi tubaye tuvuga ibyo tutaviva ibyo tutabayemo cyangwa bitadufasha ngo dutekereze ko byafasha abandi, ndatekereza ko kwaba ari nka kujya ko gutera mu butayu hatari imvura izo mbuto ntizamera. Ariko ubwacu nuko natwe twumva ko iyo tubyibutse iyo hari uko tubivuze bituma n'ibyo wenda uko umwanya wose ibintu byose ni byinshi mu buzima ntituba tubyibuka ariko biraduha kandi dushobora kubitekerezaho no kubyumva no kubihagararamo neza. Hanyuma rero ubushize hari ikiganiro twakoranye cyavugaga kuri identité vision mission. Tuvuga ko cyari igice cya mbere. Turavuga ngo ni kinini ntabwo twakirangiza byose tugiye tubifata byaba binini ariko cyane twashatse gufokasinga kuri vision
ni nkayo twavuzeho cyane kuko ibindi biroroshe. Kwimenya twabivuzeho, tuvuga viziyo rero na misiyo, ariko turavuga ngo hazagenda hakurikiramo ibindi bice. Cya kabiri ngira ngo ni iki ngiki kivuga ku ntambwe z'ukuntu umuntu amenya neza iyerekwa ryiwe, ni gute umuntu atahura viziyo yiwe. Icyo nanone nikiyava hazakurikirwa nanone ibintu ushobora kwita ko ari inzitizi z'amayerekwa yacu, igituma abantu batagera kuri desitine yabo. Izo mpamvu zirahari. Icya kane kizaba ari ikivuga hejuru yo kumenya neza iyerekwa ufite ko riva ku Mana, kuko ni nayo itanga iyerekwa, rinava ku Mana. Hanyuma ikindi twavuze kuko tuzaza kuvuga havuye icyo ngicyo ku bice bine bigize iyerekwa. Icya nyuma ni ukuvuga hejuru y'ukuntu Imana izitanga iyerekwa mbere yo gutanga ibikoresho bizarerekeza. Rero uyu munsi tugiye kuganira kuri izo ntambwe zirindwi umuntu anyuramo, ntambwe ushobora gutera kugira ngo usobanukirwe neza iyerekwa ryawe. Intambwe ya mbere ni ukuvuga ngo kuko n'ubundi iyerekwa riva ku Mana, biza bidusaba gusenga. Ni ugushaka Imana binyuze mu gusenga Imana, tugasenga kugira ngo tuyumve. Iyo twumvishije Imana buriya Imana izituganiriza ikatubwira n'ibindi ubwacu tutakwishoboza, tutanamenya, tutanatekereza. Iyo niyo ntambwe ya mbere, ni ugusenga. Mbese iyo umuntu asenze, Imana imwereka icyerekezo cy'ubuzima cyane. Imana izigenda itanga iyerekwa. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ugushaka Imana binyuze mu gusenga. Icya kabiri nanone ni ukubasha gutahura ikintu muri wowe ufite nka challenge wumva kikubujije amahoro. Ni nkaho waba wumva mu buzima bwawe, umutima wawe hari ikintu gicana muri wowe kiri nk'umuriro. Ni ukuvuga ngo kujya uba ufite, hari viziyo uba ufite, ikintu wumva mu mutima bisa nkaho kikubujije amahoro. Ku bandi bo bisinziririye ari amahoro, ariko cya kintu uza wumva ko gishobora kuba kikubujije amahoro. Ikigira gatatu ni ukumenya ubushobozi ufite ndetse n'impano Imana yaguhaye. Ubushobozi bwawe, ubwenge bwawe, hanyuma noneho n'impano. Ubushobozi uvuga ni ubushobozi materiyeri bugaragara, uburyo, ubutunzi se ni ubuva mu bwenge tutaraja mu bifatika ibitureba. Ariko nabyo ni byiza kumenya ko ufite ubushobozi nabwo bujanye n'ibifatika bwo guhesha gukora ikintu. Ariko cyane ubushobozi tuvuga, ushobora kugira ibintu ariko udafite ubwenge bwo kubimanaginga ntacyo byo kumarira. Ikindi rero ni ukumenya nanone gutahura cyangwa se kureba ibibazo biba bikuri iruhande rwawe. Ni ukuvuga ngo hari abantu ibibazo birahari ariko ntacyo babikora, ntabyo bamenya. Bamwe ntibabimenya, abandi baranabibona, noneho barangiza bakigira basinda bibazo, bakabyihorera. Ikindi nanone iyerekwa uza uryandika. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose iyo ugifite, iyo ushaka kugira ngo uzakigereho, ni uko ufata umwanya ukagitekereza. Noneho hari ikintu ntekereza, iri yerekwa ni umuntu yerekwa, tuvuge ari mu nzozi cyangwa yerekwa kanuye, hariho ngo nyine aberekwa bakanuye, cyangwa se ni ibintu biba biri mu muntu. Iyerekwa twashatse kuvuga ibitandukanye na profesi ubuhanuzi. Wowe uribona uryamye, wowe uribona wicaye,
wowe uribona ugenda ariko ni ukuvuga ngo iyerekwa ni ikintu wowe wumva muri wewe, urabyumva, ikintu kikurimo, ikintu kikurimo wifuza gukora ushaka, ibyo ni ryo yerekwa bitandukana n'ibi muvuga ngo umuntu azayerekwa. Nayo ni viziyo tubyite gutyo ko Imana iba yitanze, ariko kuriya ni ukuvuga ngo arahanura. Imana hari icyo izimubwira, ariko ishobora kukubwira, Imana ishobora kukubwira amakuru ntaba ari nawe uzayakora, ntaba ari nawe uzayagiramo uruhare. Urabyumva bitandukaniye. Imana ikakubwira ndetse ikaba yagufasha gufasha undi muntu gutahura icyo azaba cyo. Ni amakuru uba ugiye uronka azoba mu gihe kiririye imbere, ariko bitandukanye n'iri yerekwa icyerekezo. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu iyo ubifite bya bintu uzawumva, ntabwo ugomba kubireka gusa ngo uze ubyumva ngira ijwi nza numva ikintu kinsukuma kimpushinga gukora iki. Icyo gihe iyo urifite utangira kuryandika, kuko memoire yacu izana ibintu, ariko ikindi gihe kimwe no kwibagirwa kubaho libre, kandi nabyo c'est nécessaire mu buzima. Kwibagirwa ni ingenzi, nubwo abantu bumva ko ababifite cyane n'iyo byabaye gisagere nk'indwara, ariko nabyo ni ibintu bikenewe mu buzima. Hanyuma ikindi gikurikiraho iyo umaze kwandika iyerekwa, ni uguhindura noneho ryayerekwa mu bikorwa biri tangible, kiriwe gusa iyerekwa wumva, ngo ni iyerekwa noneho rikurimo, rigahinduka pratique, noneho ukabizana mu buzima busanzwe, ugatangira tuvuge nimba njyewe ndi umuririmbyi, sibyo, mba numva nshaka kuririmba, noneho mbikure muri rya yerekwa ryo kumva mbikeneye, mbikore uririmba. Ni ukuvuga ngo nk'aba bantu wenda nimwe murabizi, aba bahimba indirimbo, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere aba afite muri we ryayerekwa, araryumva. Ashobora kuryama cyangwa ashobora kuba yicaye akumva aratekereje, hajemo amagambo. Ya magambo icyo aza akora abanza akayandika mbere ko yagira indirimbo, akayashyira ku rupapuro. Yamara kuyashyira ku rupapuro, nabyo bya bindi wari wavuze ngo kwandika, akabishyira ku rupapuro. Nyuma yo kubishyira ku rupapuro agategura melodi, akabishakira melodi, akabireba, noneho mbishyize mu ndirimbo bigenda gutya, bwacya akaririmba. Urabyumva? Icya karindwi rero aricyo cya nyuma muri ibi byo kugira ngo umuntu amenye neza yerekwa agiwe, ni uko umuntu agomba kuba akora ibintu mu kwizera ndetse no mu kwihangana. Ni ukugendera mu kwizera, ibyo byose hatabayemo kwizera ndetse ngo habemo na perseverance, marcher dans la foi et la perseverance. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo ntiwobigeraho, nabyo birasaba kwizera. Urabyumva rero, reka wenda tugende tuganira. Ndatekereza ko byo bitanaza kudutwara umwanya muremure, byo birasobanutse, birumvikanye kuri wa muntu umaze kuba yaritahuye, ufite ijya identite yiwe, uzi ngo kiswije ndinde, warakimenye, ko ndagana he, ko ndakora iki, uriyizi uriwo, uzi icyerekezo, noneho muri cya cyerekezo naho hari icyo uri gukora kugira ngo bya bintu bigegure. Birakorohera rero kugira ngo ubashe kumenya izi ntambwe zirindwi zo kugira neza, ngo bisobanukirwe neza uko bigomba kuza. Intambwe ya mbere rero twari tuvuze ko ari iyo gushaka Imana. Ni uko ushaka Imana, kandi gushaka Imana aho tuganirira n'Imana ni mu gusenga. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Inzira imwe umukristo akoresha kugira ngo aganire n'Imana, communication yacu iva mu gusenga. Ni ukuvuga ngo nimba ufite iyerekwa, uza usenga, kandi iyo usenze uraryumva, urarihabwa, urarikunda, ugiyumvamo, kandi ukumva ko bizagushobokera kugira ngo urigereho. Imana ikagenda ikwagura mu buryo bwaryo, kuko ni ibintu biza mu busabane umuntu aba afitanye n'Imana. Intimite yacu iyo imeze neza, iyo dusabana n'Imana,
ni ukuvuga ngo imana iziduha iyerekwa ni ibintu binyura mu nzira yo gusenga. Abashaka gusoma ushobora kubarangira gusoma muri Yeremiya ibice 33 n'umurongo wa 3 havuga ngo uzanyambaza nanje nzakwitaho kandi nzakwereka ibikomeye wowe utakwishoboza. Ni ukuvuga ngo iyo dusenze imana igira ibyo iziduhishurira, igira ibyo izitubwira. Iyo twabimenye tukamenya ngo ese none ko ndi hano ku isi cyanzanye n'iki, isi tuzayivaho, ntabwo tuyiriho mu buryo bwa eternite. Noneho iyo wabimenye ukavuga ati se kuba ndi hano ku isi impamvu yatumye nzana iyi, ese icyo ngomba gukemura ni iki? Urabyumva? Icyo gihe impinduka nozana kuri iyi si ni izihe? Iyo utekereza gutyo ukabizanamo imana ugasenga, ni ukuvuga ngo imana igenda ibikumvisha cyane, ibyagura nimba ryari ritoya rikaguka. Rero ujya uza wumva ngo agira iyerekwa ryagutse. Ni ukuvuga ngo ni abantu baba barasabanye n'imana bagashaka imana binyuze mu gusenga, noneho imana ikabagura ugasanga bageze ku bintu bikomeye. Iyo niyo ntambwe ya mbere iyo dushaka kumenya iyerekwa ryacu neza, ngo turi parupe, turi vive kandi ribe ryagutse, nuko dusenga imana. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri twavuze ngo nuko wumva muri wewe hari ikintu kikubujije amahoro, ikintu gituma udasinzira. Cya kintu kujya niryo yerekwa. Abandi iyo basinziriye, wowe hakaba hari ikintu gituma urara udasinziriye, bijya niyerekwa uba ufite. Icyo kintu rero ugomba kumenya ko hari ikintu wumva muri wewe ukunda cyangwa kikubuza amahoro, igihe abandi bumva ntacyo bibabwiye pe, ariko wewe ukumva ko kiragutusha. Hahandi abongereza baza bavuga ngo inner heart, ni ukuvuga ngo iriya mu mutima wawe ofodikere, ukumva harimo ikintu wewe gituma udasinzira, gituma utabona amahoro. Ujya no kuvuga ngo niyerekwa. Ujya wumva ikintu kikubabaje, abandi bo bafite amahoro, bijya niyerekwa. Mbese ukumva ufite umutwaro runaka, abandi bo ntawe bafite, ariko wowe urakuremereye mu buryo wumva ukeneye kubikoreraho kugira ngo ugere ku kintu. Ni ukuvuga ngo ubundi iyerekwa imana izirihisha mu mapreoccupation, mu bintu bimwe tugira twumva tuba dutekerezaho bitubuza amahoro, hajya niho haba amayerekwa yacu. Icyo gihe rero iyo dushakishije muri ubwo buryo tukumva se niki njewe kimbuza amahoro, kubera ko njewe ntazasinzira abandi basinzira. Ibyo niryo yerekwa. Ibyo ni iyerekwa. Iyo icyo kintu uhawe ugishakisha kugira ngo ukimenye ucumve, ubwo ni ukuvuga ngo uba uhaye utera intambwe ya kabiri yo kugira ngo umenyererema iyerekwa ryawe neza, igituma udasinzira. Kubera ko abandi basinzira, wewe udasinzira. Kumva hari ikintu ushaka gukora, habe n'iyo utogihembewe, kuba umukoranabushake, volunteers, donc aba volontaire. Ubundi abantu bafite iyerekwa si abantu baba bahamagagwa n'ibintu bashaka gukora bizobaha amafaranga. Alaronge byobyara ifaranga, ari iyerekwa nyaryo. Ntabwo umuntu arikora en contrepartie hayumva ko hari umusaruro wavuba aho ngaho yo kwamakuramo. Arabikora gusa kumva we ni ikintu, ni passion, n'ubuzima. No kironkamwe amafaranga, to kironkamwe amafaranga. Ubundi naho bitandukaniye. Umukozi ukora ikintu kubera amafaranga, urabyumva? Uwo ni babandi bita ngo naba mercenaire, bakorera ibihembo. Abo ngabo baza bananirwa. Ariko umuntu ukora ikintu ntacyo akitezemo, urabyumva? Kwa kundi ba Daniel bari ko bavuga ngo Imana ibasha kudukiza, kurumva? Ariko nawe utadukiza, ntabwo tuza gusenga kino gishushanyo. Umuntu wamaze kuba determine kuriya, ibyo niyerekwa yari afite. Iyerekwa ryabo, uburyo bumvaga bagomba gukorera Imana bari barayitahuye. Bari biteze gukorera Imana byoroshe cyangwa bigoye. Umuntu ufite rero iyerekwa, ntana challenge, defizo zibaho mu iyerekwa iryo ari ryo ryose. Ariko iwe ntaza acibwa intege
n'ibintu agenda ahura nabyo. Nicyo gituma abantu bose baza batangira n'abigana abandi bijya twavuze bamara gushikiriya bahura na challenge imbogamizi bagasubira inyuma. Kurumva wibuka inzira abamukristo aho bagendaga muri rya sayo gahinda gasaza, abandi bamaraga gushika hari aho gukomeza kwisayura baje imbere, ibo bagatangira kwisayura basubira inyuma. Abantu benshi neza badakorera mu muhamagaro wabo batawutahuye, iyo bahuye n'imbogamizi ntoya cyane bahita babivamo, mu gihe wa wundi we abazi ngo kino wa wundi ufite yerekwa, ujye ufite rya yerekwa ya vision. Ni ukuvuga ngo bariya abagabo bari kubavuga ngo muri iyi nzira uku gukunda Imana twayikunze no kuyikurikira twiteze no gupfa, iki nshobora kwemera kikanica akaba ari cyo nzira aho kugita nzira. Nicyo gituma uzubona bariya banidere bakomeye bagera no ku bintu hari igihe nyine baza babigwamo, ariko nanone kuko ari yerekwa ryari vision n'abasigaye baza babikomeza bikaba, kuko bijya mu by'ukuri umuntu aba yamenye umuhamagaro wiwe aba ari kuwukoreramo. Mose Imana yamuhaye gukura abana b'Isiraheli muri Egiputa no kubajana i Kanani. Ni ukuvuga ngo yemeye gufata risiki iyo ari yo yose. Uranabona ko atashitseyo, bagiye gushitsa b'inyuma barimwo ba Yosuwa, ariko nta kintu cyari kimuciye intege cyotuma abitinya. Yagiye guhangana na Farawo atabishoboye, nta gisirikare yari afite, nta mafaranga yari afite, nta kindi kintu ubona yari yishindikirijeho, ariko icyo yari afite iwe yari yamaze gutahura, amenya ko ubwoko bw'Imana butotejwe, kandi Imana ngo imurebe ibona Mose arimo umutima wo kwitanga ku rugero, iyo ubuzima bwiwe niyo bwopfa niyo bwogenda gute, ariko vision afite niyo gushorera ubwoko bw'Imana akabujana mu gihugu cy'isezerano. Abo bantu rero ntakiza kibakumira, abantu bari determine gutyo badakora bakorera ibihembo, ni ukuvuga ngo ibintu byabo biza bigerwaho, kuko bo challenge abandi bahuramo. Jewe natangiyeho nisha ariko nabuze finance, uwo ngo wazakora nimba ari umwaka umwe uwa kabiri akabandona, ariko wa wundi uhawe bikora atiteze w'umusaruro uyu nguyu wa none ahangaha, akavuga ngo na nyuma y'imyaka 100 jewe nzi ko icyo mpaye mparanira kigomba kuzagerwaho, azagikora kandi kikabaho. Icya gatatu rero ni iki twavuze cyo kuba umuntu yatahura akamenya ubutunzi afite muri we, n'inkomezi n'impano, ibyo bita redo retara connaissance n'ibindi umuntu ashobora kuba afite, warememe n'amafaranga, ubushobozi. Icyo gihe iyo wabyitahuyeho neza ukabimenya, ukamenya ngo mfite izi mbaraga, iyo nsenze impinduka izaza, iyo ndirimbye abantu baza bakizwa. Urabyumva? Iyo wabitahuye ukamenya ko izo ari imbaraga, ni ukuvuga ngo Imana iguhaye vision muri wewe, ibifite les outils, ibifite les instruments iguhaye zizagufasha kugira ngo ugere kuri biriya. Ni ukuvuga ngo Dieu ne donne jamais une vision sans provision. Imana ndiyo guhagurutsa ngo iguhe iyerekwa, nirangiza ireke kuguha ibizagufasha kugira ngo ugere kuri rya yerekwa. Iyo nindi mpamvu ya gatatu rero ugomba gutahura muri wowe ukamenya ngo se ikindi kintu mfite ku ruhande cyomfasha kugera kuri iri yerekwa niki, kandi ukamenya ko mu by'ukuri Imana ikibanza ni kujya mu kiganiro cy'ubushize twavuze ko Imana bonte kiranaba, twavuze ko mu kizoheruka twavuze ko Imana ikizibanza gutanga niyerekwa, nyuma rero ikaza gutanga ibikoresho, uburyo. Imana rero iyo twagize iyerekwa neza, ni ukuvuga ngo muri twebwe twisangamo hari ubushobozi Imana yaduhaye bwo kugira ngo dukore bya bintu tubigereho, kuko hari ubushobozi. C'est Dieu de provision. Imana igutumye ikavuga ngo ngaho genda ndi kumwe nawe. Niko yari kwibwira Gideyoni wa munyembaraga we. Gideyoni akisuzugura akabona ntazo, aravuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Ni ukuvuga ngo twebwe nous devons faire notre part, hanyuma Imana iva faire la sienne.
twebwe tugomba gukora ibyacu byo dushoboye, kandi imana izi dusaba ko dukora ibyacu dushoboye nayo ikadufasha ibyo tudashoboye. Uko gutekereza, uko kwitahura, uko kuasosiya imana muri biriya, uko kumva hari umuriro wewe ukugurumana muri wewe, iyo bitahuye ukabikora, bijya bisigaye bindi ari nabyo binini Imana nayo irabikora. Imana izibikora. Imana ikeneye ko dukora notre part kugira ngo nayo icyo ngicyo nacyo ni ikintu Imana izikora. Ntabwo Imana ituma umuntu muri misiyo ngo nirangiza igute nzira cyangwa ireke kuguha ibizagutunga. Icyo gihe Imana ibitanze n'ibindi byose, kuko ngo yatangije umurimo mwiza muri twe ngo ni nayo izawusoza. Ni ukuvuga ngo ikintu cya kane ni abantu baza bamenya kureba no kugenzura, bakamenya ibibazo biriho, akamenya ibibazo bimugose bigize. ni ukuvuga iki? Abantu bamenye umuhamagaro wabo. Kugira ngo umenye umuhamagaro, intambwe ya kane ni uko we ubwawe aho utuye, aho ubaye, ugomba kuba ukora ikintu bita identification de besoin, ukamenya ibibazo biriho, ukamenya autour de moi, hano dutuye hano hari ikibazo gihari, hari abakene, hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abaruhijwe, hari abafite ingorane. Ni ukuvuga ngo bikurikiranye na wa muhamagaro wawe, ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo umuhamagaro wundi icyo uba naje gukora ni igisubizo ku kibazo kiba gihari. Kurumva? Muri icyo gihe rero ugomba kumenya ngo se hari abakene tubana, duturanye n'abakene, ese abo bakene bufashwe iki? Ko kera ufite umuhamagaro, ufite passion yo gufasha abakene, abatishoboye. Ese hano hari abantu b'injiji batize, twabafasha ko biga? Kurabyumva? Wewe abandi ntacyo bibabwiye, iwe nimba yariza akigisha abana be, abandi hari uhari adasinzwe ukavuga ngo umwana wa runaka ntazaja ku ishuri. Uwo ni umuhamagaro. Ukamenya ngo hari abagwayi babuze n'amafaranga bajana kwa muganga. Je peux payer les frais de soins médicaux kugira ngo bivuze. Ukamenya ngo nta buyobozi. Kurabyumva? Icyo gihe umuntu ufite ya vision akamenya ngo hano mu buryo bwa leadership, nimba ari aho akora mu kazi, nimba ari mu itorero, hari ibintu bitagenda, shobora kuwapuya, hariho contribution shobora gutanga, no forma abantu mu buryo bwa leadership. Ikindi ni ukumenya ngo ese abantu baracyasenga. Nimba badasenga, ukwiriye kuba wemera kuba umuyoboro wazana revive, ububyutse, ugatangira gusenga mu rugo rwawe, ugasengesha abaturanyi, ugasengesha abandi, nimba ari selire biriya bagira n'ibindi ibyo ngibyo. Kuko buri gihe Imana iyo yidukeneye iradukoresha kandi tugakora ibikomeye. Kandi iyo twamaze kwitahura tukaba dufite n'ijya vision, mishira tworohera. Ni ukuvuga iki? Mose twari tumuvuzeho. Mose nawe ari mu bantu babonye akarengane k'ubwoko bwabo. Tekereza ko yari yakuriye kwa Farawo, yari afite amahirwe yo kuzatsimbura Farawo, ariko arebye akarengane bene wabo bafite, yumva afite umutwaro. D'abord iwe yaritahuye, yamenye identite yiwe kuri Mose. Mose ubundi yari umuntu wagomba kugira confusion, akavuga ngo jewe ntabwo ndi umuheburayo. Yagombaga kwifata nk'umunyegiputa, umunyamisiri, kuko niho yari yarerewe, ni naho yari yakuriwe. Kandi bamureze neza, ntabwo bamureze nabi ngo bavuge ngo baramuhuta, bari ko bamutegura kugira ngo ari we uzatsimbura umwami. Ariko aritaho d'abord ise identifier, amenya ko ntabwo ndi umunyegiputa, ndi umuheburayo. Erega hari n'abantu, abana kenshi usanga biza bishika, wenda abantu bashobora kuba mu miryango barera abana batari ababo ku mpamvu zimwe, amashuri cyangwa nyine ntibafite ubushobozi bene bya bindi. Noneho ugasanga wa mwana kubera yarezwe n'ababyeyi batari abiwe,
ariko mu by'ukuri bamutemwa nyafection mubera ababyeyi. Wa mwana ugasanga ikibazo kiriho yahise yibagirwa completement iwabo, yahise yibagirwa ababyeyi biwe. N'igihe bazamugira umuntu agakura akaba umuntu ntacyo azavamo. Baramufashije ntacyo azamarira wa muryango wiwe, baramufashije ariko iwe ananirwa kudekuvura identite yiwe. Ni byiza ko amenya bamufashije kandi nabo ni ababyeyi ariko ntiyibagirwa bamubyaye. Ubundi nta kiruta umubyeyi wo kubyaye, havuye Imana n'umubyeyi. Abadufasha mu bundi buzima nabo ni beza, barakenewe, ariko ni ukuvuga ngo nimba banadufasha badufashe, ariko tumenye ubundi hari n'ibintu byinshi bigenda biba, haba abantu bagira les enfants adoptifs, abantu barera abana ushobora gusanga batawe ku mapubele, bajya baba babyawe wenda n'abakobwa badafite abagabo bazwi mu buryo bw'amategeko byite gutyo. None ugasanga wa mwana kuko ni tabu kuba umuntu yabyaye wenda adafite umugabo adashatswe. Bariya Bongereza bita ngo ni abasingle mother, donc cyangwa abafiyemere. None ugasanga wa mwana hari abamutoye, bamugiriye neza, bamugirira impuhwe, baramureze. Ni ukuvuga ngo uriya mwana niyo umureze. Abantu benshi kubera kutagira amakuru baza bibwira ngo reka bamurere, cyangwa ugasanga umuntu yabyaye ngo arangize kubyara arapfa, haza undi mubyeyi w'impuhwe ahita azana wa mwana nimba yarabyaye uwiwe akamabunza. Hari abantu bigeze, ariho histoire nza numva, ariko ni iwabo kwa ba mukecuru, kwa ba muyombo. Ni ukuvuga ngo je pense yo makuru, hari umuntu wari kuyambwira ubushize, arambwira ngo sekuruza wabo Rukarisha ngira ngo mama we yamaze kumubyara arapfa. Amaze kumubyara ise yari afite nimba ari abagore babiri bangahe, wa mugore wundi wasigaye akaba nawe yarabyaye undi mwana, yamabarera bombi bamwita Nyihasha, izina rirabo, kandi ntiyari yabyaye amahasha. Urabyumva, yari yareze undi mwana umubyeyi wapfuye. Hanyuma rero icyo nari nshatse kuvuga, niyo ubikoze kuriya kandi pe uri nyina w'umwana, umwana wonkeje ukarera ari uruhinja, ariko bikenewe ko wa mwana umubwira ngo narakureze. Nubwo igihe kimwe abantu batinya kubivuga, bakumva ko nubimubwira biramubabaza, araba frustré, arumva ko utari nyina, ariko nta makuru atazamenyekana. Buriya Mose yari abizi, nubwo yari yakuriye hariya, amakuru yamugeze aramubwira ati wewe waratowe n'umukobwa wa Farawo. ariko se nyina ko ari wowe wamureraga yategerezwa kubimubwira. Niko bamubwira ati nta makuru atazamenyekana, habe n'iyo nyina atari bumurere, n'abandi bimubwiye kuko sosiyete n'ikibereyeho. Noneho iyo bigenze kuriya, ni ukuvuga ngo wa mwana ugomba kumubwira ko utari mama wiwe, kuko niho agukunda cyane. Iyo umubeshe ukamubwira ngo ni we mama wiwe kandi wamugiriye neza pe, ariko iyo amaze kubimenya bakamubwira abantu la verite, bakamubwira ngo uriya mugore yarakureze, bagutoye uku n'uku n'uku, barakureze, wa mwana wo kugukunda aza kwanga akagira ubugome buri hejuru kuko waramubeshe. Ari ugomba kumubwira uko, ukamubwira ati uko byagenze, hariho intambwe ugomba kubibwiriraho umwana, si mpaka ngo umubwire akiri mutoya, ariko ageze ku rwego afite ijya kapasite yo kubyumva, ugomba kubimubwira. Ukamubwira ngo uko byagenze nuko mama wawe yarapfuye, turavukana, yari mukuru wanje, yari mukeba wanje, yari iki, icyo wavuga cyose, cyangwa twaragutoye, turakurera, tukugirira imbabazi, turakurera, kandi imbabazi zamye n'Imana yazihaye umukobwa wa Farawo. Umukobwa wa Farawo atora Mose yamenyererema ko ari umwana w'Abaheburayo, ariko amugirira imbabazi. Biriya rero wa mwana iyo umureze gutyo, ujya mwana akura yumva ko wamukoreye ikintu cyiza kidasanzwe, ariko iyo umubeshe ngo uri mama wiwe, bwaca akabidekuvura akamenya ko utari vrai mama, wa mwana agira igise, baravuga ati si umuntu yambeshe iki, uyu muntu yankoreye ibi ngibi, ariko iyo umubwiye amakuru nayo. Rero nari mvuze ngo Mose yahise abona akarengane ka bene wabo,
imana ngo imure dabora aritahura aravuga ngo nubwo agira narerewe uwo mutwaro la famille agira royale iryo yerekwa ryo nubwo gutabara narerewe ubwoko hano bwabo. muri Egiputa kandi ibwami ariko bene wacu ko bararengana yemera afata risiki ibyo ganakubwiye ngo iyo ugize iyo viziyo imana izishigikira afata risike yo kugira ngo ave kwa Farawo kandi yisanga atangiye guhangana na Farawo ufite ingabo iwe adafite bose waba ari abacakara Mose w'Imana gusa ihagurukije kuko yabyumvishe Imana nayo yaramurebye aravuga ati uyu muntu yaritahuye kuba yemeye aravuga ngo yabonye akarengane k'ubwoko bwabo yumva ko agomba kwemera kubabazanwa nabwo Imana iramuherekeza ba Nehemiya bari ko bamenya bari ibwami bakora baguwe neza ariko bakamenya ko Yerusalemu iwabo inkike zasenyutse bakagira umutwaro. Abo bantu rero ni ukuvuga ngo hariho abantu bagomba kubaho abafite byayerekwa bashaka kurimenya ni igihe wewe aho utuye ugomba kuba ufite byayerekwa kandi yerekwa twavuze ko rizariza ari igisubizo cy'ibibazo bihari. Mose yabaye igisubizo cy'abana b'Isiraheli kuva muri Egiputa mu buretwa mu bunyage mu buja aho Nehemiya yavuyemo igisubizo cyo kuja kwubaka i Yerusalemu. Ibyo rero iyo abantu babitahuye gutyo bituma iyo ari indi ntambwe baba bateye kumenya ko mu by'ukuri Imana izaherekeza ubushobozi bwabo bafite kandi igatuma mu by'ukuri haboneka igisubizo. Iryo ryari ijambo rya kane ari intambwe ya kane. Intambwe ya gatanu twavuze ngo iyerekwa rizajyandikwa tugomba kugira viziyo ngo nurangiza uyitaho ngaho. Mbese nimba wumvishije ikintu ugomba kucandika neza cyane ikintu cyose uhaye wumva. Musomye muri Habakuki wadusomera ibice 2 umurongo wa 2 haravuga ngo écris la vision et gravela sur des tables. Iyerekwa ryanditswe rihinduka icyifuzo kandi uko noneho wandika bya bintu ufite muri wewe ni ukuvuga ngo n'ibindi bitekerezo niko bigenda byaguka. Donc les idées ziri bien clarifiées ukandika ukicara ugatekereza bigatuma noneho utangira kwandika muko wandika ugasobanura ibintu kandi uko bisobanura niko ubwawe ujumva niko n'abandi uzabibwira baba bafite kubyumva kuko biba byanditse urumva. Kandi icyo gihe bigusaba noneho guhita ukomeza ya direction uri kumva cya kintu noneho uragifite muri wewe ugikuye muri wewe uracanditse uko ucandika ubwawe biguhesha kucumva nabo gisobanurira urakibabwira bakacumva. kandi ikintu iyo cyanditse rero c'est comme une boussole ni nka GPS uhita ukigenderamo kibicerekezo. Kandi icyo gihe biragufasha kugisobanurira abandi no kugira ngo bacumve kandi iyo umaze kugisobanurira abandi bituma n'abandi baza kukigufasha no kugushikiramo. Cya gatandatu rero ni uko ryayerekwa ryawe urihindura noneho ibikorwa bizima. Transformer votre vision en objectif. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nimba usanze hari abana b'imfubyi batahaye biga ufite umutwaro wo gufasha imfubyi. Icyo gihe rero icyo ugomba gukora ni ukuvuga ngo ngiye gushaka muri bwa bushobozi kuidentifia ubushobozi ufite cyangwa wandika umushinga c'est comme ça que des projets humanitaires naissent. Icyo gihe rero none ukavuga ati nasanze aho ntuye hari abana 100 b'imfubyi abo bose nta n'umwe biga kandi abana nabo bagomba kwiga. Abo bana ntibafungura neza kandi nabo ni uburenganzira bwabo bagomba gufungura neza. Abo bana ntabwo bavugwa, abo bana ntabwo bambara, abo bana ntibafite labre. None uko ngiye gufasha bariya bana kuko wabyanditse nimba hari ubushobozi icyo gihe ukavuga ngo aba bana bose jewe ngiye gufata charge yo kubagurira amakayi yo kuzambishurira les frais scolaires. Icyo gihe ushobora kwemplika undi muntu ukamubwira ngo mfite abana 100 jewe mpaye mfasha kubagura ibikoresho by'amashuri noneho kanabishuriye amashuri ariko
iyo bari nanone mu miryango yabo ntibafite n'ibiryo, nawe wosapurayinga mu buryo bwo kubaha ibiryo, nawe wobafasha mu buryo bwo kubambika, urabyumva, nawe wobafasha mu buryo bwa swemediko, abagwaye bazivuza. Noneho ubikuye muri bijya byo kwandika byayerekurarizanye, noneho bibaye ibikorwa. Urabyumva rero, cyari cya gatandatu. Cya karindwi, iyo bimeze gutyo, nuko muri ibyo bintu byose, muri urwo rugendo rwose ugomba kurukora harimo icyo bita la foi et la perseverance. Si ibintu byamabiba mu gitondo tubyuka ngo wamugira iyerekwa muri wa munsi umaze kugira iyerekwa, kera wamuvuga ngo ndarisengeye, ngo nimara kurisengera rivuye kuri iyi ntambwe rigeze ku ya kabiri, kera nagize identification de besoin, natangiye kubyandika. Ibyo birasaba igihe, ariko rero kuko uba waje utiteze n'umusaruro, hari abo binanira n'iki, ni uvuga ngo ngiye gukora iki ariko kizompembe, ariko wewe iyo utarebye ukaja odela ukigira involontaire, ukavuga ngo ngiye gukora, nunashaka yewe fata umwanya wo gusenga no kwizera no kwihangana. Ibindi Imana nibyo twavuze ngo ntabwo Imana izitanga vision sans provision. Imana iguha yerekwa, ni nayo kandi ishobora kukuzanira n'izindi mbaraga zizagufasha. Ibyo rero iyo tubirimo twakoze izo ntambwe zose, iya nyuma ni iyo kubikora mu buryo bwo kwizera ariko kandi no kwihangana. Umuhinzi azahinga ngo agategereza imvura y'umuhindo, igihe izagwira ikameza imyaka yiwe akazasarura. Ibintu byose ntabwo biza sibitima ngo byama bitibuka. N'umwana iyo avutse hariho des étapes. Umwana ntiyovuka umunsi umwe ngo ahite yuzura ingobyi, ahubwo nawe afite ahantu agenda anyura. Umubyeyi murabizi, murarera abana muba mwabyaye, kana kavutse icyumweru cya mbere, cya kabiri, ukwezi, 3, 4, 6, umwaka, kugeza umwana ageze mu kigero gishimishije. Rero niyerekwa naryo riravuka, riraregwa. Bijya byose mukorera abana kugira ngo bakure babeho neza, rinyura muri ibyo ngibyo, kandi umubyeyi nawe azayihangana, kuko utagize kwihangana byo kugora kurera umwana wa wundi wavuga ati se uyu mwana, iyo narebye iyo habayeho nk'ibibazo, hari abana bahura n'ingorane bakagwara bikagira gute, ugasanga n'ikura ryabo ryagiye ritinda, ariko umubyeyi azayihangana, abyihanganira. Ni ikintu, ni passion, ni passion aba afite muri we, nta n'ibihembo bategereje ko murera abana ntawubahemba, ariko nuko abazi ngo ndarera umwana nawe ikindi gihe azavamo ikintu. Kandi twavuze ngo buri gihe iyerekwa riza ari igisubizo, la vision izihinduka igisubizo cy'ikibazo gihari. Rero nizo ntambwe 7 iyo umuntu abashije kuzimenya no kuzubaha no kuzigenderamo, bituma ryayerekwa agiwe noneho abasha kurigeraho, kuko yabashije kuryumva, anyura muri za nzira, aranaryihanganira, ararisengera, arizera, agera ku bisubizo. Urakoze cyane, turagushimiye kudusobanurira intambwe ziranga umuntu ufite iyerekwa, cyangwa se umuntu wiyerekwa, intambwe agomba gucamo. Kwiyerekwa riraza ariko risaba kuregwa, kuko umwana avuka bigasaba kumurera kugira ngo akure. Rero turagushimiye cyane, wakoze cyane. Imana yo mu ijuru kuduhera umugisha.